urugo rumaje kunanira ariko abagabo bo muri iyi minsi sinzi ibyabo. ariko se bamugore we numva wivugisha umuntu amagufwa asigaye agenda yanamye ngo nabaye icyo nabaye se ntacyo uzi. ahubwo se ko wa mukobwa wacu ntawe ndi kubona uyu munsi yagiye ngaho ejo bundi narakubwiye umukobwa akeneye kotegisi ubwo agiye gushaka abazimuha nimba ntazi wamuhaye nyine birumvikana atari yaragiye kuzishaka. ariko mana yanjye mama uyu munsi ntabwo yagiye ku ishuri. ngaho noneho nyumvira ibyo bibazo. yagiye hehe? yagiye gusa wenda se ndahamagara kwa mama kwindi. ari hehe se ko nta n'uwo ndi kubona? ndabona bincanze nazi icyo gukora dore ko twabuze telefone turaho turarira ngo dufite ubukene. reka wenda tugende n'amaguru tujye kumushaka. hari igihe twaza guhura nawe arimo gutaha. reka tugerageze turebe ko twagenda. hari igihe twahura nawe ari gutaha da. ayiwa we akazi uyu munsi kagenze neza pe. gusa abana batetse. Anje umeze ute? meze neza. mwatetse se ngo muzane turye ko inzara imeze neza. ngaho muzane turye. ese mwana wawe wiriwe neza? bakuru bawe se bari he ko nari kubabonara? bakuru bawe bari he? bakuru banjye se sinzi aho bagiye. ahubwo tegereza uko ari ibyo mama yari akubwiye ibindi turaza kubivugana nyuma. ariko si ukuvuga ngo saza aho bagiye. Anje kejo wajyanye na Benita ku ishuri ugataha wenyine kubera akazi kenshi tutabashije kubona umwanya w'ahantu Benita yagiye twumvaga ari mu gikari. none uri kuvuga ngo nagusa aho yagiye. none se ejo ntabwo mwajyanye ku ishuri? mama ndibutse tuvuye ku ishuri yari kumwe na mukobwa wo kwa Budesiyana. Benoni? ariko Benoni uriya mukobwa uhora hano buri munsi ku mugoroba ngo arashaka Benita, mu gitondo ngo arashaka Benita. mugabo wanjye rero Benoni yarananiranye iwabo, mama we yirwa ambwira ko yamunaniye. n'iwabo ndakeka yuko bamubuze. none natwe Benita twamubuze, ubu se twakora iki? kiriho umwana wacu ni ukumugira inama nawe akava muri ibyo bintu, cyangwa niyo nshuti ye nawe tukaba twayigira inama. hodi. yego nyire neza mama kwe. yego mama Beno, muraho se? turaho uraho neza? karibu iwacu. ni amahoro se ko mbona mutuzindukiye? aha ntabwo wakumva ibyabaye. nese ko ndi kukureba nkumva umutima urakutse nkabona uri kuganya. wabaye iki? si byambayeho. ibiki se kandi? nabuze wa mukobwa wanjye. wa mukobwa wawe Benoni se? Benoni namubuze n'uwo nguwo sinzi ikintu ndi bukore kugira mubone. kagira inkuru rero, nanjye nari ngiye gufata iya mbere n'umugabo ngo tuze gushakira Beniti wawe. ngaho harabaye koko, reka tujya kubashaka kuko nta kindi dufite cyo gukora. ariko bari abakobwa ejo hazaza. ariko umukobwa wawe niwe washutse umukobwa wanjye. nibyanga nzakujyana mu nzego z'ubuyobozi. wigira ayo makosa ko si igihe wayakoze. aha abaturage b'umudugudu wa Kabarondo mwaramutse. uyu munsi saa 8 mukenewe mu nama kandi mwagize amahirwe harabari na gitifu umurenge wanyu. abaturage banjye ko mbona bakerewera. ubu se bibagiye ko uyu munsi ari inama. Sayima twazindutse pe, twazindutse nuko twari tugiye. ariko uyu munsi ntabwo mwitabiye nk'uko mwari musanzwe mwitabira mu nteko y'abaturage. muri iyi minsi ubuhinzi bumeze nabi, wenda baracyari guhinga mu kanya baraje. nk'uko bisanzwe rero dusanzwe dukora inteko. twaraganiye mu nteko yabaye ku itariki 7 mumbwira ibibazo mwari mufite mu mudugudu wacu, tubijyamo bimwe biratunanira. munsaba yuko nzabatumirizaho gitifu w'umurenge akadufasha kubikemura. rero natinze mu magambo, ndumva bwana nyakubahwa gitifu w'umurenge wacu
twaguha ijambo ukagira ikintu ugezaho aba baturage bacu bo mu mudugudu wa Kabarondo. Urakoze. Rero mwunganiye nkawe umaye ijambo nabanza nkabibutsa kantu twize. Nta kibazo rwose. Tugira uruhare mu myororokere ndetse no mu buzima bwo mu mutwe. Tubusigasire tubungabunge twese hamwe. Aho niyo nibyo rwose murabikoze. Rero nje kubigisha ku bintu bijyanye no mu buzima bwo mu mutwe. Murabyumva nanga si mubyumva? Turabyumva rwose cyane, njya nkunda kubigisha abaturage banjye no mu nama. Ni byiza rwose nibyo nashakaga. Rero ndagira ngo hagire uwanyunganira abe yabivuga uko yaba byumva. Abaza umwe mu baturage bari aha ngaha. Ego wa mubyeyi we. Murakoze. Amazina yanjye ni Kalise. Nk'abantu mu mudugudu wa Kabarondo. Byukuri muyobozi ku buzima bw'imyororokere icyo mbiziho ni imimerere, imiterere ndetse n'imikurire y'umubiri. Murakoze cyane, nicyo ngicyo mbiziho. Urakoze, niba kumera amashyi. Na wundi wamwunganira? Nyakubahwa muyobozi, ubuzima bw'imyororokere ni imiterere, imihindagurikire n'imikurire y'umubiri biba ku mubiri mu gihe gitandukanye, nko ku bakobwa cyangwa ku bamama ndetse no ku basore, guhera ku myaka 12 kuzamura kugeza nko kuri 18 umuntu aba yatangiye kugira imihindagurikire y'umubiri ku mubiri we. Rero tudatinze ndumva ari ibyo ngibyo. Bakumera amashyi rwose. Rero mwangiye gitifu ninatume muri izi nama ngo nze mbagira inama. Rero ndagira ngo mbabaze ibibazo mwaba mufite nabakemurira. Ndumva ibintu musubije nta kindi narenzaho. Ndumva ari Bwana muyobozi murakoze kuduha ijambo. Muri uyu murenge wa Kabarondo agenda hagaragaramo ibibazo nk'uko tugenda twebwe tubura abana, ugasanga nko mu rugo umwana umwe yabuze w'umukobwa, ejo bundi hari undi yabuze. Ibyo rwose twagira ngo mubidufashemo, mudukorere ubuvugizi, wenda n'ibyo birara mube mwabifata mu biturwanyiriza. Murakoze. Rero mwama ikindi kibazo ubundi nkabibasubiza, nkaba nabareka mugasubira iwabo. Nyakubahwa muyobozi, rero ndumva nta bintu byinshi dufite byo kukubwira, ibyinshi narabikoherereje kuri WhatsApp, ariko ikintu cya mbere nyamukuru nshaka kukubwira kiragira gutya. Dufite ikibazo cy'urubyiruko hano hanze rwataye ishuri, bamwe banze ishuri, banze kwiga. None rero tugize nk'ikintu twabakaho ubufasha, twabakubufasha nko gukora ibitaramo, imirimo ihuza urubyiruko kugira ngo babe bayihugiyemo, mukazajya mudutumirizaho n'ababishinzwe cyangwa se ababifitemo ubuhuguke kugira ngo baze babaha amasomo. Rero ndumva tudatinze ari ibyo ngibyo twaba tubasaba. Nkamwe bayobozi mukazagira ukuntu mwabidusabira abari hejuru yanyu, ndetse namwe mubidufashijemo nta kibazo. Urakoze. Iyi minsi muri iyi minsi hari akazi kenshi. Muri iyi minsi ibibazo by'abaturage nk'indwara yewe. Rero Benita batujyane hano imbere. Ariko mama ubwo ngubwo njyanye he? Ase tugende nukazajya unesha umutwe, ubigiye waneshereje umutwe ntago narushye. Byumbabarira nzagira ibibazo byawe, gira ibibazo byasko nzabivamo. Ugiye kumbwira ko njyanye kwa muganga? Sinjye kuko nta kibazo mfite. Si kwa muganga tugiye tebuka hano. Mama ndara twinjiye kwa muganga ubishakiye iki koko? Oya mwana wa ntago ari kwa muganga, vayo twinjire hano rero. Karibu. Komera doctor. Komere cyane. Ndabona mwicaye nabi, rero mwicare gutya. Murakoze cyane kutwakira neza. Kuri yanyu ni meza. Twabafashe iki? Dore rero muganga ikintu kinzanye hano kandi ngira ngo mfashe. Dore uno mukobwa wanjye Benita. Yari asanzwe ari umwana uzi ubwenge,
umwana mbese mu rugo turi abantu bashoboye kandi dufite ibintu nta kintu na kimwe tutabashije kumuha. Rero yaje kugira ikibazo ajya ku ishuri na murumuna we arataha arasigara, hashira igihe twaranamubuze, turamubona naho tumuboneye ni umuntu uhora yigunze, ntajya avuga, ntiwamuvugisha nka kuvugishe, kurya wapi, niyo agize ngo arariye ubona ashaka nko kubigarura. ariko ubugira ngo njye ntago mpaze, hari umunsi ntarya sinjya uteka, ubugira ngo bigende gute, njye nta kibazo mfite. Oya muga arabeshya, ahubwo wagira ikintu mfasha, wenda nkawe nk'umudokiteri wagira gutyo ukamuganiza, wenda weho yakubwira ikibazo ufite. Genda muri aka kantu ushyiremo ikizamini cy'ingaruza nawe. Ikizamini nakiza. Zana turebe. Aye nka data none umubyeyi ari bwicu na mwana kabisa. Kumva natwitera. Bibagezeho numve cyambwira. Amakuru yanyu. Rero ko mbibonye. Mbonye n'umwana wawe atwite. Ye baba we muga uvuze ngo iki? Uyu mwana aratwite. Arasubiramo ibizamini ntago nabyemera, umwana wanjye yaba aratwise kubera iki? Ngo ngaratwite ndagutenda. Mbabarira mfite muganga niwe wibeshye n'ukuri kw'Imana mama, mbabarira ndagusabye. Nawe tuza akaruka bicaye hano tuza. Rero wa mubyeyi we, kuba uyu mwana wawe atwite ntabwo ari impamvu yo kugenda ngo umuhohotere. Oya mugabo we oya, nta kintu nakora gishobotse cyose ngo muhe, yatwise kubera iki? Tuza ibyo bibaho. Uyu mwana wawe rero ugiye kugenda umwiteho, uramwitaho pe. Ariko muga abaganga kuko mushyigikira ibipfuye kubaho n'ibibonetse byose, uri kumva ngewe umutungo wanjye ari uwo gushyigikiramo iki kinyendaro cye? Nasi n'umuntu wabuteye inda. Oya tuza ibyo nugenda ukabishyira ku mwana urasanga yigunze cyane, akuremo n'ikibazo cyo kuba yarwara indwara zo mu mutwe. Ariko burya nibyo byashoboka. Mama se yabyumvishe we. Uzi ko ari byo, umwana wanjye ningomba kumutoteza buri munsi, n'umwana atwite azagira ikibazo. Ahubwo ngiye kugenda mbyigishe sha, kandi ari buze kubyumva. Araza kubyumva. Nuko muga urakoze cyane ku nama uduhaye. Yego kandi mwakoze kuri serivisi nziza mwaduhaye. Baranyica ariko ntago ndamukira. Tegura ibintu neza tukaba wagiye kuva ku kazi. Akazi gasa n'agasoje. Nari rero wabugiye hariya mu gikari, nanjye ngiye mu cyumba kuba ryamyeho. Yego. Makuru se? Ni meza. Wiriwe ute mugore mwiza? Niriwe neza. Wiriwe neza? Yego. Nanjye niriwe neza nubwo akazi kari kameranye. Ngiye rero ndumva naniwe. Waza tukaba tugiye mu cyumba nkanakubwira ahantu mvuye ukuntu byagenze. Ese byagenze bite? Ko abana nabahari mbwira. Rero wa mugabo we. Urabona Benita ibibazo yari afite. Dore uba wenda kunyica ngo nige wamugize ikirara. Ariko burya ntago ariko bimeze. Nene bimeze bite mbwira nsobanurira. Benita namujyanye kwa muganga. Ndetse twabanjije mu cyumba cy'urubyiruko. Urabizi ko yari yaranze kuvuga. Nta kintu akora muri uru rugo, nta n'ikintu nyine wamubwira ngo abashe kugusubiza. None rero namufashe mujyana kwa muganga, tugeze kwa muganga baramupima basanga umukobwa wawe aratwite. Ngo aratwite, umukobwa wanjye aratwite, nanjye nabyakiye. Atwitiye nde? None se ngenda muzi. Ariko reka gutongana. Oya ibyo bintu ntabwo bibaho ntabwo. Oya reka gutongana nkubwire mugabo. Ari he? Ariko mugabo nkunda watuje nkakubwira. Oya ngiye reka nkubwire. Oyumva mubyeyi rero kankubwire. Urabona uri umubyeyi dufatanyije kurera abana bacu twabyaye. Rero Benoni bamupimye basanga atwite. Ndetse muganga twabashije no kumarana akanya duha inama z'uko tuzamufata. Ntabwo dukwiye kumuca mu muryango ngo twumve ngo hari icyabaye.
bwe ahubwo tugomba kumufata tukamugaruza mu buzima bw'abandi bana bacu. Ibyo nibyo, ariko njye reka mbanze nkwibariza akantu gato. Yego. Ni gute umuryango wanjye nta kintu ubuze, abana nkaba mbabonera buri kimwe cyose, ariko ukaba umbwira ngo uwo mwana aratwite? Wa mugabo we, abana bose ni abana bacu twakoze ibishoboka byose tubakorera igikwiye, ndetse nubwo dufite akazi ntabwo twahugiye ku kazi ngo twirengagize umuryango, ariko nyine byabaye ngombwa ko Benita atwita, ahubwo tugomba kumufata neza akazanatubwira umuntu wamuteye inda tukazamukurikirana, ariko tutamushyizeho ngo tumucaneho umuriro ngo abe yakangirika mu mutwe cyangwa ngo abe yanakiyahura kubera ibibazo, sibyo? Rwose ibyo nibyo, ariko rwose umukobwa aramemukiye angize igicibwa mu bagabo. Uzashongera gusubira mu bagabo? Abe twigire kuryama ibindi bizaza. Papa ndumva kubyumva. Ni ingaro ariko ntabwo azabyemera. Asa yangira ute yanjugunya se? Niyanjugunya n'ubundi kwa muganga barababwiye. Emera nanjye wenda nzagira ukundi kuntu mbigenza, sinongere kujya niyandari kuko mbonye nyuma n'ibyarwa nanjye nzamwitaho uko bishobotse. Nanjye ntabwo nzamutererana ngo ntabwo papa yigwaje mugira papa turamufite, ariko nyine nuko byabaye ngombwa ko ataboneka, ariko umwana wanjye nzamwitaho. Ariko ayo ano no kugenda biragoye. Mama yabivuze ukuri kumbwira ngo nakamanitse neza, ariko kukamanura bizaba ari ibibazo. Benoni sitakivuga, Benoni ndamuhamagara ntafate fone hejuru y'uko ibiriya byose ari wabiteye, akanjuka nari umwana mwiza mu rugo, none Benoni yanze no gufata fone. Ariko umwana mbabare nzabyara umwana wanjye neza, kandi umwana wanjye nzamuyimanura n'ukuri kw'Imana ntabwo azigera yitwara nkanjye. Mana sinagereza neza yuko biriya bintu byose byakabaye biba kubera fone. Mana ishobora byose, ni ukubera iki mu rugo baranyigize, mu rugo baranyiginga biranga. Mana ntako mu rugo batagize ni ukuri kw'Imana. Ningira amahirwe umwana wanjye nkabona aravutse neza, ni ukuri kw'Imana nzabyitaho, ni ukuri umwana we abantu we ubu nanjye ni gucyana babaje mama nane mukoreye bino bintu Mana uzandebe Mana kutumvira si ikintu, ni ukuri kw'Imana. Muri uyu mukino nyamwanga kumva niyanze no kubona uwakinnye ari sayinkuye ni Masengesho Fisito. Saa munani murakenewe. Benita Igihoze Merine. Benoni Mutima Gasiri, Feg umukobwa w'igicucu ni kazi kenye. Queen Igihozo Keriya. Anje Israel Marie. Gitifu Mugisha Inesite. Mwarimu ya Senta. Ibyo bansabye nzabibakorera nkuko. Mama Anje Nyirakuzimana. Mama Benoni mujye mufata neza abagabo n'abana. Papa Benoni Mugabe Elias. Uwateguye umukino ninjye Isingizwe Merine. Murakoze.